ariko icyo dukora cya mbere cy'ibanze ni ubworozi bw'amafi. Amafi tworora ni amafi ya tilapia, niyo yonyine twahisemo kuko niwo mushinga twahisemo. Ubu dukorera hano Nyamasheke, ariko turateganya kwagura imbibi cyangwa se amashami ahandi hari ibiyaga bitewe n'uko umushinga uzagenda waguka. Urera ngaha icyo dukora cya mbere ni ukurora amafi, ni akazi nk'akandi kose. Dufite amahirwe, dufite Minagri, dufite RAB, abona abantu bashobora kuduha icyerekezo twacamo kugira ngo ubumenyi bw'ibanze buboneke. Ikindi cya kabiri, ibi ni ibikoresho biboneka hanze aha ngaho, ubishatse wabibona. Ikibanze ni ukwiga umushinga neza, ukamenya icyo ukeneye n'iki, ubushobozi ufite bungana gute, wahera hehe, ushaka kugera hehe. Ibindi byose byakoroha, ni ugushirika ubute gusa. Icyuzuzo TV, the voice of agriculture and livestock. We ask international institutions and NGOs in agriculture to support our cause, which is to show the role of social media in educating youth and women about sustainable agriculture practices to ensure food security, nutritional health, and green environment. We would love to do our talks about agriculture in different languages, but because we are financially disadvantaged, we only do it in Kinyarwanda instead of in Chinese, Swahili, and English. We only do it in Kinyarwanda. Everyone's support is needed so as to put our efforts together and eradicate poverty and food insecurity. You can reach us on our email mbazewili123@gmail.com. Thank you so much. This is Icyuzuzo TV, the voice of agriculture and livestock. Reka nshimira abantu batandukanye mu turere dutandukanye bagenda baduha feedback aho tugeze hose, usanga Icyuzuzo TV bayizi. Turabashimira, mujye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Twifuza ko abanyarwanda batera imbere, twifuza ko u Rwanda rwacu nkuko mubibona ko dushyiraho ngo ni Rwanda ziza. Twifuza ko u Rwanda rwacu rwaba u Rwanda rwihaza mu biribwa, ko n'abakora ubuhinzi cyangwa ubworozi bikabasha kubazana amafaranga ku kigero gifatika, igihugu kigatera imbere. Umuturage ateye imbere, imisoro iraboneka, ibikorwa remezo birubakwa, amavuriro arubakwa, amashuri arubakwa, bityo tukazabasha kwihaza mu bintu byose byadufasha guteza imbere igihugu cyacu. Ni byinshi twifuza kubagezaho nk'Icyuzuzo TV, tunabasaba kuza gukorana natwe kugira ngo ibiganiro nk'ibi byafasha abanyarwanda kwihangira imirimo y'icyo mu buhinzi n'ubworozi bibashe kuba byinshi kandi bibashe gukangurira abanyarwanda kwiteza imbere, kandi mubona ko bigenda bigira umusaruro hirya no hino. Umwe mu bakozi bakora muri kampani ya Kivu Choice ikora ubworozi bw'amafi bwa Kareremba, aho tugiye kuganira byinshi muri ubu bwato, biragenda tubwira amakuru n'urugendo rw'ubu bworozi bw'amafi, nimba ari n'ikintu gishoboka ku bashoramari ku buryo bashaka kubyitabira. Reka twumve. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Muraho neza. Muraho mukomeye. Namahoro. Turashima Imana. Mu karere ka Nyamasheke bimeze bite? Ikirere kimeze neza, umutekano ni wose, akazi karakorwa neza. Turakora akazi gasanzwe nta kibazo. Akarere ka Nyamasheke ni kamwe mu turere twegereye Ikivu gikoraho neza cyane. Mwabyaje gute aya mahirwe yo gukora ku Kivu mukakibyaza umusaruro? Njyewe buri nitwa Safari Karimu, nkaba ndi umukozi wa Kivu Choice, maze igihe kitari gito kigera ku mwaka n'igice. Nkuko nimbaje rero ku bijyanye no kubyaza umusaruro amahirwe iki Ikivu n'amazi menshi ni magari, ariko icyo dukora cya mbere cy'ibanze ni ubworozi bw'amafi. Amafi tworora ni amafi ya tilapia, niyo yonyine twahisemo kuko niwo mushinga twahisemo. Ubu dukorera hano Nyamasheke, ariko turateganya kwagura imbibi cyangwa se amashami ahandi hari ibiyaga bitewe n'uko umushinga uzagenda waguka. Urera ngaha icyo dukora cya mbere ni ukurora amafi, ni akazi nk'akandi kose. Dufite abakozi hano ku Kivu cyangwa se hano tworora barenga 150,
harimo bahembwa buri munsi oya nyine batunzwe n'akazi Kivu Choice cyane imirimo yo kubona udufaranga batuteza imbere cyane rwose so hari ibyiciro bibiri hari abakozi bahoraho hakaba n'abakozi ba nyakabyizi kamyitegura abakozi bakora ku munsi hasi bita abanyakabyizi n'aba ngaba nkubwira bafite kontara zihoraho uyu mushinga ni umushinga urimo n'abanyamahanga harimo abafite ubumenyi butandukanye harimo aba enjeniyeri nkanjye harimo ababizi ibintu by'ikoranabuhanga kuko uko dukora byose haba harimo n'ikoranabuhanga harimo abize cyangwa se ufite inararibonye mu bijyanye n'ubworozi bw'amafi mu magambo make rero ni umushinga mugari ufite igihugu akamaro kanini kuko uretse no kuba duhemba abakozi bakoramo ariko n'abaturage muri rusange babona amafi kandi amafi afite intungamubiri nziza ziri zizewe cyane ase korora amafi kwa Kivu Choice hano mu karere ka Nyamasheke ni munsi gato y'akarere n'urugendo ruto rudashobora kurenga nk'iminota 10 n'amaguru ngira ngo cya 15 ubona byarazaniye izihe nyungu akarere ka Nyamasheke ni kamwe mu turere tw'icyaro aho usanga abaturage batunzwe n'imirimo myinshi yo guhinga ndetse ariko wenda barigisambaza mubona ko kumenya amafi ubworozi bw'amafi aricyo byabafashije ku buryo bashobora nabo kuza kugura kuri kampani ya Kivu Choice cyane rwose nk'umuntu uturiye ahangaha dukorera natwe n'abakozi dukoresha niho baturuka hari ugutanga akazi ku bantu bahaturiye babasha kwiteza imbere ariko by'umwihariko babona ifi ikiva mu mazi iri fresh rwose bitandukanye n'ababa kure kuko iyo baturuka kure iyo tugiye koherezayo biba ngombwa yuko dushyiraho urubura cyangwa se ice ijya kugerayo imeze neza ariko tubwira ice abantu ni nko kwishyira muri firigo yego firigo igendana kuko ngo ifi irengeje amasaha 2 ngo iba yarangije kwangirika yitabazwa oya ntabwo ariko bimeze nose niba nko kuva ahangaha ujya Kamembe niho twohereza amafi atari muri firigo yego hari igihe imodoka iva kugeza ngaho yagera mu nzira ikagira ikibazo cyangwa bagasanga hari impanuka y'umuhanda bagahagarara ifi yacu rero iba ifite za ntungamubiri zituma itahita ipfa ako kanya iyi kampani ya Kivu Choice imaze imyaka ingahe ese ubu mumaze kugira nk'ibintu nimba twabyita ibiraro sinzi nimba twabyita ni nk'ibiraro ariko ni nka bingahe imaze imyaka ingahe mubona ibiraro ifi ziragenda nta mbogamizi zijya zibamo wenda iyo zigezeje igihe cyo kuzisarura nta mbogamizi nimwe tugira uko iminsi yicuma niko ibyo wisi ibiraro bigenda byaguka biba byinshi ubonye aho twabanje tuvuye ku biro hari ahantu muri gukora ibindi bishyashya yego ni ukuvuga ngo buri munsi bitewe n'uko umushinga wateganyijwe ibiraro bigenda byiyongera kandi amafi kugira ngo tuyarinde nk'uko mwabibonye imiraga yayo tuyitaho tukagira amasuku ariko iyo miraga ifasha cya mbere nuko biyarinda gutoroka kuzerera cyangwa ni ukubura ni ukuvuga ngo tuyorera ahantu hamwe ku buryo tuba tuyafite igihe cyose tuyakurikirana umunsi ku wundi tumenya ngo ahakeneye guhindurirwa imiraga n'iyi ahageze igihe cyo kwimurwa bitewe n'amagarama cyangwa se igihe amaze arimurwa hehe arajya hehe tubikoranye umunsi ku wundi hari icyo twabonye aricyo wari unaniwe gusobanura ku byerekeranye no guhindura imiraga urumva umuraga urimo n'amafi mwatubwiye ko muyihindura mu minsi 3 ya mafi murayaterura mukajugunya mu kindi ese ntabwo bivunanye umuntu n'abandi bashoramari babigeraho ntibisaba igishoro kinini ibintu byose ni amahugurwa dufite abantu abakozi bashinzwe ako kazi ko guhindura
no kureberera imiraga. Abo babonye ku butaka n'abayitunganya bakayitegura, hakaba n'abo mu mazi noneho bashinzwe kureberera amafi. Kimwe mu kureberera amafi rero harimo no guhindura n'iyo miraga. Dufite uko bikorwa rero kuvuga ngo umuraga mbere yo kuvamo wanduye baranza bagashyiraho uteguwe neza, wakorewe isuku, umeze neza. Birakorwa ku buryo rero ni tekinike niyo y'amahugurwa nakubwiye. Niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo abantu abakozi bahore bahugurwa. Umwe mu mahugurwa bahabwa bitewe n'akazi bazakora nko kurebera amafi harimo no guhindura n'iyo miraga. Uvuye ku nkombe aho mufite amaofisi hajya ibikoresho byose bibikwa naho bitunganirizwa, ubona ko harimo urugendo ku bantu bari kutureba babona ko twaharenze cyane kuko turi kuganira tujya aho zororera. Kuki mwagiye kure ubundi zifasha ukazishyira ku nkombe hafi, sibyo byakoroshya n'urugendo n'imvune zo kugeza ibizitunga? Ubundi korora amafi byose ni umushinga wigwa. Ikindi cya kabiri, amafi nayo akenera umutekano. Icya gatatu, iriya miraga wabonye bitewe n'uko ingana ibikenewe metero cyangwa se intera ihagije y'ubujyakuzimu ku buryo ya miraga ibirimo hasi ntacyo kwipfunyarika ntacyo. Ku mwaro rero ntago aba ubwo butumbuke bujya hasi ntawe uba buhari. Niyo mpamvu twahisemo kugira ngo tujye ahantu hitaruye. Ikindi kirenzeho n'ayo mazi yo ku nkombe akenshi burya aba yanduye bitewe n'ibikorwa bihakorerwa, ibikorwa bya muntu. Urugero tugenda rero niho twabonye hari y'amazi yujuje ibipimo ngenewe kugira ngo amafi abashe kororerwamo. Niyo mpamvu twahisemo urwo rugendo rero bitewe n'aho dukorera n'aho twororera. Iyo ntera irimo bitewe n'ahantu twashaka kugira ngo ayo mafi yororoke adafite ikibazo na kimwe, yaba icy'umutekano wayo, yaba icy'amazi yanduye cyangwa se n'ubutumburuke bw'ubujyakuzimu bwa ya miraga dushaka kororera. Ubu kuva ku nkombe ugera aho mwororera tutaragera harimo nka kilometero zingahe? Niba kilometero zingahe? Ni ibirometero 3. Ibirometero 3. None se ubona umwayi w'amafi, uduhinja n'uduhinja cyangwa utwana tw'amafi mutubona gute? Biraborohera kutubona kugira ngo bizinesi yanyu irambire? Uyu mushinga wacu leta yaduhaye ubutaka cyangwa se igice icyanya ahantu bita Kigembe, niho hari turagiro kambyite gutyo. Ikigembe ubwo ni muri Gisagara? Ni muri Gisagara. Ni muri Gisagara. Ni iminota 30 uvuye mu mujyi wa Huye. Rero aha niho aho duturagira cyangwa se tuba dufite abana bayo mafi niho tuyakura tuyazana ahangaha. Ubwo rero twe biratworera nkuko nabikubwiye, uyu mushinga urimo ingeri zitandukanye bitewe n'ibyo bize n'ibyo bakora. Ubwo rero Kigembe rero niho ba bantu baturagira cyangwa se bakora akazi ko guturaga ayo mafi niho bakorera. Hari igihe kigera rero cyo kugira ngo abashe kuza ahangaha, iyo kigeze hari imodoka cyangwa se yabugenewe iyavanayo ikayazana ahangaha. Tugaruke ku musaruro w'amafi turawubonye hano. Ifi kugira ngo ibe ikuze ibimaze amezi angahe? Ese ifi nini ishobora kugira nk'ibiro bingahe? Gupima ibiro bingahe? Ubu ngubu mu musaruro wacu w'uyu munsi dufite ifi dusarura nini cyangwa inini ya mbere. Ubu ngubu ifi nini tugira ngaha irenza ikiro kimwe n'amagarama, hejuru y'ikiro kimwe. Hari izifite ikiro kimwe n'amagarama 300, 700, 500, biterwa nuko izingana. Niyo mpamvu iyo tugiye kuzisarura zifite amagarama atandukanye. Ikindi cya kabiri, burya ifi nazo kuvuga ngo nazo zishobora kuba zivuye Kigembe ari ikiraro kimwe, zageze ahangaha nazo zikarya mu buryo butandukanye. Burya ifi nazo ziracuranwa batandukanye. Tubwira ko ifi kugira ngo ibe yapima ikiro ishobora kuba imaze amezi 9. Namwe niko bimeze? Twebwe hagati ya 6 n'arindwi, nkuko nakubwiye nyine biterwa nuko zariye. Ariko ubundi hagati y'amezi 6 ifi yacu bayigira icyo kuribwa. Ngenda shaka ibiro bibiri by'ifi cyangwa ikiro kimwe cy'ifi. Ikiro kimwe cyangwa se amagarama 100.
ikiro cyo kigura amafaranga 2,500. 2,500 ikiro kimwe cy'ifi? Oya, zatandukanye. Hari amafi atandukanye ubunini bitewe nuko zarene nkuko nabikubwiye. Nipima ikiro kimwe cyangwa 200 ntago zigura. Nk'iyo urebye nk'aho dutuye uziko dutureye Kamembe. Kora ko tugira abakira bava za Bukavu. Buriya benshi n'agafi ka magarama 200 baragakunda. Muri make batangiye kumva ibyiza byo kurya ifi cyane. Ariko se ubundi kurya ifi ni ibintu byagira umumaro. Turacyazirya turi na bake. N'ubu ntago turabasha guhaza isoko ryo mu Rwanda. Kuko nkuko nakuye dusorora 2 ku munsi. Ayo na amafi abagiye mu baturage. Kandi uko agiye ahita arashira. Nukuvuga ngo rero ifi bundi igira intungamubiri. Urabizi abantu muri gahunda ya leta yo kurwanya ufite ubuzima bwiza. Irwanya n'igwingira kuko igira ama proteine ashobora gufasha abana. Bamwe baranatebya sinzi nimba ari byo watubwira ngo ari yifagira ubwenge, umwana wari yifagira ubwenge. Nibyo nyine ni ya myumvire y'abantu. Ubwenge burya ni bitandukanye no kuba wari ifi. Gusa ikiza cy'ifi ugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza rero nubwo bwenge burimo. Yego. Ariko ntago urya ifi kuko wabwira umuntu abuze ubwenge ngo narya ifi, ahubwo uko umwana akura arya neza niko n'imitekerereze igenda neza. Mu kurya neza rero harimo no kurya ifi. Ariko ntago wabwira umuntu ufite ikibazo cyo kutagira ubwenge mu bwego ujya kurya ifi. Aho ngaho haba harimo kuba gutebya bw'amafi nkamwe mu bimazemo iminsi. Ubona abashoramari babishoramo amafaranga bakunguka cyane. Nkuko nabikubwiye natwe ubwacu tumazemo iminsi igihe ntago turabasha guhaza isoko ryo mu Rwanda. Niba dusorora 2 ku munsi hagati ya toni 15 na 20 ku munsi kandi zigashira, urumva ni umushinga mwiza kandi wunguka. Nabaye nabo babishoboye babikora ko u Rwanda leta yacu yashyizeho amahirwe kuri umuntu wese ushaka gukora ubucuruzi cyangwa se business yose. Ubishoboye yabikora apfa kweza umushinga we neza ku buryo utazamuhombera. Kuko bisaba kwitanga no kwiyemeza, ariko bigasaba no gushora yaba imari akenshi nta mafaranga ushoramo kuko yaba abakozi barahembwa, yaba ibyo kurya by'amafi biragurwa, yaba ibikoresho bikoreshwa ndetse n'amafaranga. Bisaba umucuruzi ushaka kubikora ko no kwiyemeza akamenya ko umushinga ukora neza, ariko nabo babishobora bikora. Ibiryo by'amafi biroroha, hari aho tugera bakatubwira ngo biragorana, ariko mwe twabonye mufite amakamyaza igapakurura ibintu byinshi cyane. Biraborohera kubibona mwebwe? Twe biratworohera kuko dukora n'uruganda rubikora muri Kenya, akenshi niho bituruka. Kuvuga ngo rero nkuko nakubwiye ko umushinga iyo wizwe neza ibintu biroroha. Mu kwiga umushinga neza harimo no uburyo ibyo kurya byaboneka. Reka tugushimire cyane ku kiganiro ugiranye n'Ikizo TV n'ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi. Tuba turi kwereka abanyarwanda ko bashoye amafaranga mu buhinzi bishobora gutanga umusaruro, yaba ari ku muturage yaba ari ku banyarwanda, kubona umusaruro mu buryo buboroheye bw'amafi ndetse bunabahendukiye. No ku kiganiro by'umwihariko ku bworozi bw'amafi, ni iki bagomba kumenya, ni iki bagomba kwirinda, ni iki bakitaho kugira ngo uzakurikirane iki kiganiro azagira ikintu gitoya asigarana mu kiganiro cyiza tumaze kugirana. Icyambere navuga nuko nkuko ubuyobozi bw'igihugu bidukangurira ni ugushika ubuti abantu bagashaka icyo bakora, harimo n'ubworozi bw'amafi. Wenda uyu mushinga we ni munini cyane, hari ushobora kuba atabona ubwo bushobozi, ariko no kuri wa rwiyamizari mutoya ashiritse ubute ashaka kutwegera tukamugira inama bijyanye n'ubushobozi bwiwe. Hari ahandi hari ikivuni kinini yakwegera ubuyobozi bubishinzwe, yaba muri Minagiri yaba ubuyobozi bw'aka ahari hose, arekiga umushinga we neza. Uyu ni umushinga bose wagira abanyarwanda akamaro, no kuba bakwishyira hamwe bagakora nka koperative bakunganirana bishobora gutanga umusaruro cyane rwose. Ikibanze nuko bamenye icyo bashaka, kuko iyi leta dukangurira gukura amaboko mu mufuka.
ubumenyi burimo ahangaha ni ubumenyi ushobora kujya kwiga. Dufite amahirwe, dufite Minagri, dufite RAB, abo ni abantu bashobora kuduha icyerekezo twacamo kugira ngo ubumenyi bw'ibanze buboneke. Ikindi cya kabiri, ibi ni ibikoresho biboneka hanze ahangaha, ubishatse wabibona. Ikibanze ni ukwiga umushinga neza, ukamenya icyo ukeneye n'iki, ubushobozi ufite bungana gute, wahera hehe, ushaka kugera hehe. Ibindi byose byakoroha, ni ugushirika ubute gusa. Icyuzuzo TV, ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi.